byatari tubahoza ku mutima wewe bana natwe amajyepfo amajyaruguru ibasazo nabo jengera ndetse n'umujyi wa Kigali reka mbabwire ngo maximum respect kabisa kuri wabanye natwe kandi wakoze subscribe ndetse n'intara yacu yaba diaspora ubwo ni na gatandatu aba diaspora dufite ikibazo muri minsi mwaratubeshye byaranambabaje byatari ariko ntaribi so ngarukanye ikirero ngarukanye iki nitema pora ngarukanye ukuri mwahisho inje kugamburuza imigambi mibisha y'abaca mu bigo babeshya man bavuga ko mu Rwanda icyuga cyaho kiri feya ibintu neza fresh reka narababwiye ngo gwera mu 2000 kugeza uyu munsi tuvugana nyihumeka nyumukawaze nta muntu uzambeshya amateka y'umuziki nyarwanda nta n'umuntu uzambeshya imyidagaduro nyarwanda ubu najaka kanyenje kwaza abanyamakuru babandi bigenga na promoters ba danje ngo nibo bahinduye game ari ni Victor ari hehe ubari he ari hehe ubu none sasa ngiye kujya nzano kuri Pola Vibe mbishyuze abasani mwagize mubare ngo bagende ari ni Victor ari hehe umbabari wowe umunyamakuru wigira umuntu wa danje wijya ngo ze gupromotinga uje muri comment andikano ari ni Victor ni Victor ari hehe ari niyaturirimbe neza ari Victor ari hehe ubaka kanya baye hate abarabarizwa hehe mutubwire urwo ruganda muri wo mudukandisha ngo rwarahindutse rwateye imbere umusanaje akadukubita hiti igihugu kikamukunda agatanga support ku gihugu ndetse n'imiziki ikatugiye akamaro ari hehe ari mu bigori ni Victor waririmbye Marita akarimba mbwira yego akarimba nuko ate ari hehe nizariye hitis nizamenyekanye cyane ari hehe mumbwahana naho mubona we munyamakuru uvuga ngo ngiye naraje mpindura game nasanze igame yihe hindutse mbwira ahantu Ellen Victor ari shana ndi kubona kabisa ndi kubona ndashakisha nkamubura reka bari muri ngofero ari ukuntu utotora Rwanda ngo bari ame ngofero ari hehe ariko bari abantu bamugani bazimire hehe Ellen Victor ari hehe waririmbye Marita akarimba mbwira yego akarimba nuko ateye akarimba mbwiza ukuri ari hehe akakanye tuvugana ngo homora Marita sha yararirimbye neza cyane ari hehe Ellen Victor ari mu bigori ubuse n'abarashajera twagiye Ellen Park again ari hese wewe hu wari hehe uri amukobwa ko arimbaga neza nago mbizi ari nago mbizi ubundi nge niba turi muri internet ubundi ni entertainment yemba ni entertainment nyarwanda rero waji nakajagari nakavuye ibintu kumana we nibi tuzabigenze guteguka nagahinda biranababaje reka kuvuga wenda ngo nibasiye ku bagabo ndashaka Ellen Park again ari ariko urashaka irengero ry'abantu wa mugani pora irengero ry'abantu oya maze numva FM cyane nkareba TV yego nta ndirimbo ya Ellen Victor bacuranga naho ndubura umusirimu nta ndirimbo ya Ellen Park again oya nayo abantu bari mu mwuka w'abazima bari mu bantu bagize uti bakoze ariko baranze yewe inzi neza ko igihangano kidasaza abajama barabajimije bari bafite imana barabajimije neza cyane bari hehe wamenye bari hehe Ama-G the black agiye gukora firigo sare atamukijya muri firigo ariko reka tureke bya firigo agiye kwicwa na depression avuga ibiganiro mu byukuri ninde muntu uri message wa mugabo uretse kwirwa tuvuga uriya musana avuga ibiganiro byumvikana uriya musani yavuga yafite imirongo ariko ageze mu biganiro mu byo tutazi natwe ageze mu biganiro mu buryo tutazi reka babwize ukuri genda giye inama basani mwirwa munishe n'ejo ngo murarenze bikina ugakubita agahite kamwe ugasara bro mushyana baro hasi kuko na media yacu nta kintu kirimo itangazamakuru yo mu Rwanda ariko ni ikibazo pra cyane ikibazo gikomeye oya guhera muri za bibiri hari abahanzi bagiye bajya hiti tutaza ahantu bari bagiye kudoda inkweto sha tutaza ahantu bari uri kunya Sonatibe ugasanga umusani bafite indirimbo reba Faruku ari igice wamugani uriya mu yaguye mu igaraje sha ari kwirirwa ari munsi ya kamyo reba
reba Rafiki Coga Style baririmbaga akajya kuri urwo rusimbuka akajya abafana bakamuterura reba bari kudoda inkweto ku muhanda bamwe ukanya ku musani yari hiti muri biza bibiri ukanicaye ku nkweto Sonatube ari kudoda inkweto yari umusani ufite indirimbo nziza cyane tunakunda ko nikoshwa warimbye bonane ninde utamuzi makoni koshwa ninde utamuzi uriya mugabo niyo yaririmbaga neza uriya mugabo niyo yakoze bari ikibazo cyabyo nako nzirengera ujya barabana kandi barakoze twana bakundaga sesengura ibyo ndimo ndibaza ngo Elioni Park again yego Elioni Victor Rafiki Coga Style Makoni Koshwa Faruku Dinyo abo bantu inganzo zarakamye oya naka inganzo zabo zakamye bagishoye kuririmba suko no kurimba batabizi none se kwince we baratsika nitima runavuga ko rukwatsikamye nima navuga ko nitangaza kuri harimo ikihe kibazo sasa harimo ikihe kibazo ko hari abashinzwe gushyira amateka imiziki nyarwanda ngo kashya amateka imiziki yakoze amateka ndashaka ndabisaba sintegeka ariko abo bita abanyamakuru badanje bitangaza abo bita abanyamakuru bari gukora iki bafata indirimbo za Elioni bazigaruye mu ruhando rw'umuziki turuzibone bazihorere bafata indirimbo za Elioni Park again yego bafata indirimbo za Elioni Victor yego urimbye Marita bafata indirimbo za Rafiki Coga Style wazimye sha uzimye mu tutazi za Makoni Koshwa bafata indirimbo za Faruku Dinyo izo ndirimbo muzijyane muri mize kuko urumva yego Generation aza ikava ikagenda hakaza hindi nayo ikagenda ubwo nyine Generation yabe yararangiye ubwo nyine none se umva tuzabita ko Generation babe nkubaze tuzabita ko Generation yaje kuricana n'impara ubwo ntacyo ubwo na Radio Rwanda RBA hafi yawe nose mu gitondo iriya miziki yo guha mu 2000 kugeza 2010 yego tuyumva muri karahanyuze nyarwanda twice dutega amatwi twumve karahanyuze tumva muri karahanyuze nje nisabiraga niba koko yego umuntu wakoze umuziki uhera 2001 kugeza 2010 ibyo bitangaza akora yihiringa mwana uyu munsi wa none mukamwamwimye ikibuga kamemana urebe ko urimo kumfata neza uyu munsi wa none akaba yari mu ikibuga ariko iyo miziki yarigeze kugira akamaro siko biri izo ndimo bazishye mu mateka bavuga ko zakoze ibigwi ko zararimbwe icyo gihe zararimbwe kandi zakoze akazi ariko uzi ko umuntu tujye tuzumva muri karahanyuze version nshya wenda yego ubwo makanyaga mwumva muri makanyaga buduru makanyaga mwumva muri karahanyuze yambaye na basebanani banyakugenda sebanani na barwa masipiyani hanyuma twumva na Generation ya kabiri yo guha mu 2000 kugeza 2010 bitaba byo ngibyo mu ruganda nta kintu kirimo ntazagera umuntu ajya kunega ngo ngiye nzagukina kuri radio ngo uzanyina kuri radio se ubu narimbye neza kurusha Elioni Victor narimbye neza kurusha Elioni Park again nabandi narimbye neza kurusha Rafiki Coga Style narimbye neza kurusha Makoni Koshwa niko ese Generation noneho igezweho ubu yo bari kwimarira iki urebe hari icyo bari kwimarira Generation yakinyuma se Generation turi ubu ngubu bari kwimarira nyine cyukumbura urebe nyine Generation bitakinyuma uretse amatiku se no kwatima kubyumva kuri YouTube ikindi kimwe n'iki saga hinda se nago bibabaje ahubwo nta nubwo yaragahinda kwe nago bibabaje ibo muhanza cyahita ukwezi kumwe uko kabira kazima si kibazo nyine ikigaga cyo ni kimwe umwe yatotse uko kwiye hose udafite amafaranga ntago azakora umuziki none njye nakibaza ngo seba nani ko akoze umuziki abanyarwanda bakakunda yari afite amafaranga hari amafaranga yashoragamo se uretse inda nini mu kuza mu bantu umva ariko yewe hari umujya mugize kumbwira ngo nawe se ufite amafaranga nukaje ikiganiro ngo ariko ikibazo cy'amafaranga y'abara abagabo ni iki kugira kwicana bara abagabo baka amafaranga icyo kibazo nicyo gikomeje kweza abahanzi hasi reka tumekinge clear kuri ibi bintu tubikore amaso tubikarabe ngiye kizo mucyo ngiye gukora umuziki wanjye urumva neza umuziki wanjye ni mutamvuzo mvuga n'abana banjye ngiye n'amafaranga yo gutanga kuri abo bajama batandusha n'umuntu nimba umuntu yarabaga imuhanga akajya kureba cameraman huye barangiza indirimbo ze bakazita mu bigo
agenda n'amaguru rimwe na rimwe. Muhanga ni we arege bavaga i Kigali. Gusa ngiye ko navuye mu Buganza nkajya i Kigali n'amaguru ngiye muri studio. Cyane rwose cyane. Icyo kintu cyumva. Urumva ukarara mu nzira iminsi 3 ugiye i Kigali kureba cameraman. Ikintu cyari kimwe. Ukuri nagushyizeho umucyo ndashaka n'abagoye mwebwe banyamakuru bo hejuru bo ku rwego rutangaje. Ndashaka iyo miziki y'abantu babwiye. Yego. Muti bagenda Pafuji. Pafuji nawe uramusa. Pafuji man. Mutabwe bagiye. Uwo stari he? Ari he? Nanjye nibaza ko babayo. Iyo miziki muyishyire muri mize tumenye nk'amateka kandi nk'abanyarwanda turasaba ko iyo miziki y'abo bantu tuzajya tuyumva muri version nshya ya Karahanyuze. Yego. Ko tumenye Karahanyuze aba Sebanana Nderea, zaba Makanyaga Buduru, zaba Rugamba Spiriane, zaba Kisasa Somado, n'abandi za amarokestre menshi turazumva muri burakeye. Noneho sasa natwe burakeye kigitangira saa 10 nimwe mu kadomo kumidimba z'abara abantu hajyaho version nshyashya y'aba bantu bakoze umuziki gwa mu 2000 kugeza 2010. Twabita ko ari abatubanjirije muri umuziki. Iyo myaka 10 dukeneye ko tuyeza agaciro kayo. Twumva indimba nyakwigendera Jay Polly abanyarwanda barayikunze. Nari gushengukira kuzimu se? Hatwe tuzagenda. Cyane. Rumaneza. Twumva indirimbo ya Fireman muri Karahanyuze. Aracyagerageza. Kuko yaririmbye mama Rwanda. Acyagerageza shakore mwana. Agenda karongo indishuka ugatana nyangende mwana. Muziki tumva n'igiki. Nakiraje. Iyo miziki yo guhera mu 2000 kugeza 2010. Yasoze muri icyo kiragano. Tujye tuyumva muri Karahanyuze nshya. Oya turayikeneye. Izibe ndirimbe 5 ariko bazinyuzeho. Erega mwisago mu gukina mu indirimbo 10. Tuzumve. Tukumva n'amateka y'abo bantu ko imba n'umuntu yarakoze umuziki akabasiga dodi inkweto yumve za ndirimbo ziwe barabikobokeye izo ndirimbo bumva yazi kobokeye nubwo ari kudodi inkweto. Cameraman mfasha urebe iminota igeze ndashaka kurambira abantu ariko maximum respect ndabakunda bya hatari ndabemera bahuza ku mutima wowe niwe ubyumva kimwe nanjye dure muri comment kuri YouTube sharing ikiganiro kibasha kujya kuri abanyamakuru bitangaza rwose bibihanganje ariko uduhure muri comment tukabwira bano bagabo bita abanyamakuru tukababwira tukamenya izima ry'abari abantu ry'abari abahanzi batubanjirije muri abanyamakuru muri abanyamakosa. Yego. Ndashaka izo ndirimbo muzitondeke zabo bantu bakoze. Yego. Nkeneye kumva Miss Chanel, nkeneye kumva Miss Jojo, ibihangano byabo birahari. Miss Jojo sha, Miss Jojo. Nkeneye kumva Priscilla. Urumva neza? Ndakumva. Abantu nkeneye kubumva. Baradukundira se? Nkeneye kubumva. Urabikeneye ariko hari abatabikeneye. Abanyarwanda banshyigikira. Nanjye ndimo ndagushyigikiye. Dukeneye kumva iki kiganiro cy'indirimbo zabo. Nkeneye kumva Musafiri yaririmbye uri he? Aye hit. Urumva neza? Yego. Guhera mu 2000 kugeza 2010. Iyo miziki yakozwe na ba Dr. Jack. Iyo miziki yagiye ikorwa na ba Click. Iyo miziki yakozwe na ba Fazo bakira mana. Ba Fazo. Ari Fazo. Wazanye Bruce Melody nubwo Bruce Melody muri minsi avuga ko ari we wizanye. Nta kibazo. Iyo miziki yakozwe n'abo bantu n'aba producer ba JP. Urumva neza? Baze iyo miziki bashyira muri mize igemo tuyumvirize hafi yawe. Tubasabye iyo program kuri Karahanyuze igitangira saa 10 Karahanyuze hanyuma saa 11 mushyiraho Karahanyuze version nshya ko yuko imiziki yo mu 2000 kugeza 2010 yamaje guhinduka Karahanyuze. Uyu munsi none umwana avutse 2010 afite imyaka 16. Afite imyaka 16 cyane. Hari imiziki batazi kandi bararije naso n'urubyiruko nira barimo koresha TikTok cyane bamubwiye iyo miziki bayigarure. Umve nkubwire sibyo abashinzwe umuziki abashinzwe impano z'abana turasamuye mudusabe urubyiruko rufite imiziki bafite impano mu cyaro barahara barafite imiziki mudufashe rwose. Urumwe mu bantu bategura ibitabo biremereye nta kuntu mwashaka abo bahanzi koko kuduhereza ibyishimo bakongera bakatunajyamo icyo ziba cy'ibyishimo. Dukeneye byidunda by'abari abagabo. Urubyiruko mujya muri comment mwandike tubwire bano bantu.
mbahoza ku mutima ndabakeneye ndabyemera byatari abapipa bagenda bemera kabisa ndabemera mukandi subscribe mukoreshe mujye muri comment mwandike muko mubyumvishe mukoreshe ya sharing babyumve wenda bizatinda ntabwo nzasakuza gatatu kane ariko se pora ko bari kukumva muri isi ari beshi urumva kugira ngo umuntu agere ku bikorwa byawe yanyura he kugira ngo yandike muri comment abashe mfite channel icaye imiziki yanjye ne Mapora official imaje kugeza Mapora official imaje kugeza subscribe 900 na 16 ndakeka mu gihe bazuza igihumbi mfite Pora Vibe ahangani mu rugo murabizi Pora Vibe iri gukora cyane mfite Ubuganza TV show irahari mujyeho murebe aho mwarebayo cyangwa se mutero kwaturanye Metallic TV na Channel Fresh mwajyo mukareba naho ariko se Pora nkubaze TikTok wabikoresha ndayikoresha ni gute kuya munagereho ni Mapora 350 Mapora 350 Buganza King Buganza King urakoze cyane ko nkoresha wambona kabisa ni Mapora 350 Buganza King kandi mutubabara abatwumva urubyiruko mujye mwandike kuko muriho murarengana benshi niba ari abantu bumvishije umuziki gwa mu bibiri abana bafite impano shaho baheze mu cyaro abana bafite impano baheze mu cyaro shapura urubyiruko mujye mwandike ni mwandike ni mubabwire kandi turakunda byatari ciao ciao